Rwiyamirira Dan amaze imyaka irenga 5 agura impapuro mpeshamwenda za leta. Kuri we avuga ko kuguriza leta bifite inyungu bimuha buri kwezi, ariko nanone akishimira ko amafaranga yagurije leta anashyirwa mu bikorwa bifasha abaturage bose muri rusange. Iyo wumva uri mu bantu baguriza leta ubyumva bifite akahe gaciro? Igihugu iyo ushobora kukiguriza kikiyubaka kandi bikaza kugaruka nawe bikakubaka, kubera yuko aya mafaranga leta ubona isohora bunze impapuro mpeshamwenda amenshi no kugira ngo babone amafaranga yo gushora mu bikorwa remezo biba bihari, kubaka imihanda n'ibindi bitandukanye. Iyo mihanda tukagaruka tukagira gute akari twebwe tuyikoresha. Uyu mugabo avuga ko akurikije akamaro impapuro mpeshamwenda zifitiye abazigura ndetse n'igihugu muri rusange, inzego bireba zikwiye kwegera abaturage benshi harimo nabo mu cyaro kugira ngo nabo bitabire bene iri shoramari. Ntabwo abantu mu mpande zose z'igihugu bumva akamaro ko gushora imari cyangwa se gushyira amafaranga yabo mu isoko ry'imari n'imigabane. Inzego zibishinzwe no kugerageza kumenyekanisha iri soko, kumenyekanisha produits zicuruzwa hariya, kugira ngo umunyarwanda wese ahari hose yumve yuko hari uburyo butandukanye ashobora kugiramo uruhare mu guteza imbere igihugu, ariko nawe yiteza imbere. Abasesenguzi mu bukungu basanga abantu bagomba kwaguka mu mitekerereze, bagashora amafaranga bafasha kubona inyungu zihuse kugira ngo babashe kuzamuka, cyane ko ibirebana n'impapuro mpeshamwenda bitagoye kuri buri wese. Ibi kandi ngo binagabanya amadeni igihugu gifata hanze. Hari n'abamwe bashobora kuba afite no mu ngo zabo, ariko yuguzi yo treasury bonds ni uburyo bwo kwibikira amafaranga, kuko akenshi usanga za bonds zigiye zifite ibihe bigiye bitandukanye z'imyaka 2, 3, 5, bifasha leta nanone no kugira gufasha amafaranga hanze mu zindi tuvuga muri za banke zindi zo hanze, aho bazishyura n'inyungu nanone kandi nano z'umurengera, ugasanga nanone ari inyungu yuko bayafata mu gihugu, noneho kugira ngo ya mafaranga umunyagihugu nawe ashobore kubyaza umusaruro amafaranga ye, kandi noneho na leta bifashe kubona amafaranga atayihenze. Gahunda nshya ya Beneri y'imicungire y'ifaranga niyo monetary policy itangiye uyu mwaka iteganya ubundi buryo bwo gushora imari hatagendeye gusa ku mikorere yo hambere. Umuyobozi ushinzwe ubukungu muri Banki Nkuru y'u Rwanda Professor Thomas Kigabo asobanura ko ikoreshwa ry'impapuro mpeshamwenda riri mu bizatuma iyi politiki igerwaho. Niba umuntu afite amafaranga ye ashaka kwizigamira, ubwo yarebaga muri banki gusa, ariko ubwo azanareba ubasigaye areba no muri government security n'izindi product zigenda zivuka. Izo zose nta kintu umuntu areba. Umuntu aravuga ngo niba amafaranga yanjye aha nkareka ahangaha nuko urwunguko rwaha mbona ari rwo ruri hejuru. So no kuvuga ko muri ubu buryo abantu bafata ibyemezo, iyo mvuga abantu ubwo nyine n'abantu ku giti cyabo, ni ibigo bikora business, uko bagendera ku rwunguko babona mu byo bakoze, nicyo dushaka gushyigikira. Dushaka gushyigikira iyo dynamic igaragara muri economy. Hasanzweho gahunda ya buri gihembwe yo gushyira ku isoko impapuro mpeshamwenda, aho kugeza ubu izimaze gushyirwa ku isoko zifite agaciro ka miliyari 350 uhereye muri 2014. Umuyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda Pierre Celestin Rwabukumba agaragaza ko buhoro buhoro abantu bagenda basobanukirwa iby'iri soko. N'abaturage bo batangiye kuza mu bagenda babwirana gahoro gahoro. Ikintu kigaragara nuko uyu munsi yo bashize izira mpapuro z'umwenda ku isoko, ntabwo bikijya munsi y'10% ku buryo bworoshye. Kera no mu bihugu duturanya kenshi usanga bitarenga na 3-4%. Ubwo rero iki kintu ni ikintu kiduha icyizere cyane. Ubwo ikintu twifuza nuko none n'abayikora ku giti cyabo batangira kubyitabira, bakamenya ko hari ikindi kintu gikorwa kitari banki. Banki ntabwo ari yonyine ishobora kuba yafasha abantu bakora business mu gihugu kuba bashaka amafaranga ku isoko. Ubusanzwe inyungu ihabwa waguze impapuro mpeshamwenda ibarwa hagati ya 11 na 13% byayo yashyizemo buri mwaka, kandi ukayahabwa buri mezi 6. Uru rupapuro rushobora kuguhesha uburenganzira bwo kwaka inguzanyo muri banki. Cyokora nanone za banki, sosiyete z'ubwishingizi n'ibindi bigo nibyo bigaragara cyane mu kugura impapuro mpeshamwenda n'igipimo kiri hafi ya 90% ugereranyije n'abantu ku giti cyabo. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.